turagushimiye kuri mwiza, tugushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye kuri umutunzi w'imbabazi kandi imbabazi zawe zatugezeho turababarirwa uhimbazwe. Tugushimiye ko Kristo mwiza yashimye gutura muri twebwe akaba ariho agira ubuturo buzima. Turagushimiye mwami, imitima yacu yari yuzuye umwijima uvamo wazakira umucyo wa Kristo, none utuye muri twebwe ushimwe. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kubw'impano zose, tugushimiye kubw'iha byinshi tugenda twumvira aha hantu ndetse na byinshi ukoresha kugira ngo turusheho gusobanukirwa Mana. Imitima y'abana bawe igakomeza kubohoka, tugakomeza kubona ubwiza buruta ubundi. Mwami wacu ushimwe cyane. Turagushimiye rero kubw'ano masengesho abera baye turimo, turagushimiye kuri Imana ibana natwe kandi tugushimiye ko presence yawe igendana natwe aho turi hose, haba hari presence yawe. Mwami wacu turagushimiye, tugushimiye kandi kubw'ijambo rye tugiye kumva akanya. Mwami ndasenze kugira ngo buri mutima wese ugiye kumva ijambo ryawe uryumve ku mwuzuro waryo mu izina rya Yesu Kristo. Ubuhumyi bwose bwaba buri inyuma ndetse n'undi mwijima wose watuma ijambo ryawe ritumvikana ku mitima y'abana bawe burakurwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinze cyane kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zifungure umutima wa buri wese abashe kwakira kandi ribashe gukuraho ibihome. Mwami, umucyo w'ijambo ryawe umurikira imitima yacu ku buryo bwuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Ngushimiye kubw'umwana wawe aheza ugiye kuvuga ijambo ryawe. Holy Spirit ari muri we, ndagushimiye cyane rero ko ugiye kumuhereza gutambutsa ibyo yamushyize ku mutima we mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah, hallelujah, glory to God, glory to God, glory to God. Shalom, 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 shalom. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Glory be to the Father, to the Almighty God. Imana ishimwe cyane. Ndishimye cyane kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nanezerewe mu mutima wanjye. Imana ishimwe. Topic y'uyu munsi iravuga ngo he washed us from our sins in his blood. Imana ishimwe cyane. hari ukuntu umuntu ajya yumviriza ijambo akumviriza ikintu agiye kuvuga cyangwa icyo abandi bavuze akagira agaciro deep down, cyarangiza kigatuma ugira ibyishimo byinshi. Ibyo byonyine kumva ngo yogeje ibicumuro byacu abyogesheje amaraso ye, we can even cross tugataha, kubera ko ni ikintu gikomeye. Ni ubuzima, that is sermon. Iyo ni sermon y'ubwayo, kumva ko Kristo yatwogesheje, yogeje ibyaha byacu akabyogesha amaraso ye. Ibi bintu bifite agaciro. Iyi fellowship yacu imaze igihe kirenga umwaka tuvuga Kristo. Iyaba yari yubakiwe ku kindi kintu runaka kitari Kristo, haba haraje aba preachers baducakiza amamodoka, baducakiza amazu meza, bakaduhereza ama promises menshi, bikageraho ibyo bintu tubihaga kuko maybe bitasohoye, cyangwa wenda atarakomeza kukubwira ko uhawe imodoka cyangwa ko uhawe ikintu runaka, tukabihaga, attendance ikagabanyuka, abantu ntibabe bakiza nk'uko bazi uyu munsi. Ariko kuko Kristo aryoha. Ejo nabwiye Diane ndamubwira ngo kera umuntu yajyaga kwigisha agahita asoma ngo John chapter 3 verse 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umuntu watangizaga iryo jambo cyangwa akarishyira muri samoni ye twahitaga tumuca amazi, tukabanga uyu muntu nta kintu afite, uyu muntu ntacyo kutubwira afite, uyu muntu ntacyo kwigisha afite, azanye imirongo yo muri ekodimu. Ariko iryo jambo still n'ubu iyo ndyumvishe ndihereza agaciro, numva ari rishyashya muri ngewe.
numva ari ijambo rishyashya kuko Imana yadukunze. Paul yavuze ko bitadukoza isoni kubisubira ntabwo bafite bwo guhora bisubiramo. Ushobora gusubiramo ibyo Apostle Naaman yavuze, ushobora gusubiramo ibyo abandi ba preachers bavuze. Ntago bidukoza isoni kandi ntibinadutera ntitunarambirwa, kubera ko n'ubutumwa bwiza bwuzuye imbaraga, kandi izo mbaraga ziheshwa umuntu wese wizera gukizwa. Imana ishimwe cyane. So, and from Jesus Christ, who is faithfulness and witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Aho ngaho niho tugiye gushingira inyigisho zacu z'uyu munsi. Imana ishimwe. Kuba Kristo yaratwogeje mu maraso ye. Kuba Kristo yaratwogeje mu maraso ye. Ejo bundi nabwiye umuntu ndamubwira ngo kuva kera isi itararemwa, Imana yahoze yifuza kuba mu muntu. Imana yahoze yifuza kuba mu muntu. Kuba Kristo yaraje akaba ari muri wowe, ukaba uri muri Kristo, aho ngaho niho Imana yashakaga kuba. Aho mbega ni ukuvuga ngo kuba Kristo ari muri Izere, aho ngaho yicaye nyine muri Izere niho Imana yashakaga kuba. Kuba Imana yaraducunguje amaraso yayo, umwana wayo Yesu Kristo akajya ku musaraba, ntago ari igikorwa cyasabye ngo habe inama mu ijoro, nk'uko abantu baririmba ngo habaye inama mu ijoro ngo iraterana ngo biga ngo uburyo ngo bazacungura umuntu. Oya, mbere y'uko isi iremwa, mbere y'uko ijuru riremwa, mbere y'uko ikintu cyose kibaho, Imana yari ifite plan, blueprint y'ukuntu y'inzu izaturamo, y'ukuntu bakaba umwe, bakuzura bakaba umuntu umwe. Icyo kintu Imana yaragihoranye. Ntago ari ikintu Imana yabanje gukorera inama, ntago ari ikintu Imana yabanje gutumira abantu kugira ngo Paul yabwiye ngo icy'Abefeso mu gice cya mbere umurongo wa 4, yarabwiye ngo nk'uko yadutoranyirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo, ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ntago ari inama yateranye, ahubwo ngo kubw'ineza y'ubushake bwayo Imana ishimwe, ngo kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Imana ishimwe cyane. Waba warasomye se basi muri 1 Peter igice cya mbere umurongo wa 19 n'uwa 20 ngo wumve ukuntu atubwira. Haravuga ngo ahubwo mwacungujwe mu maraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Yesu Kristo, wamenywe n'Imana isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Abantu iyo bavuze ngo igihe cy'imperuka bagira ngo ni ubu ngubu, kandi Kristo ariho. Kristo ajya gupfa igihe cy'imperuka cyari cyaratangiye, yerekanwe mu gihe cy'imperuka. Haleluya. Ngo ahubwo ngo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, irindi bara, ngo ariyo Kristo, ngo wamenywe n'Imana kera. Ni ukuvuga ngo plan yo kugira ngo ducungurwe ni plan yari izwi n'Imana kuva kera. Ngo wamenywe n'Imana kuva kera, isi itararemwa, isi itarabumbwa, ngo ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Haleluya. Kristo yerekanywe ku bwawe, Kristo yerekanywe ku bwawe, Kristo yerekanywe ku bwacu, Kristo yerekanywe kugira ngo umugambi w'Imana wuzure. Imana ishimwe cyane. Ngabo yahaye kwizera, Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Imana ishimwe cyane. So rero
Imana yaturemye kuva kera, Imana yatumenye kuva kera kandi igambirira igambirira ko izihuza natwe. So ubu ngubu rero Imana iri ahantu yifuza kuba. Kuba iri muri wowe ni ahantu yifuzaga kuba kera. Kandi ibyanditswe birabihishura ko biravuga ngo ese mwanyubakira inzu ki kugira ngo mbemo? Hanyuma nanone ibyanditswe bikavuga ngo Imana ntishobora kuba mu nzu zabumbwe n'amaboko y'abantu. Ubwo ugahita wumva inzu itarabumbwe n'amaboko y'abantu iyo ari yo, ni umutima wawe Imana yiremeye, yarangiza ikaza igaturamo. Iyo nzu niyo Imana yishimira, aho ngaho niho Imana ishaka kuba, mu nzu Imana yiremeye muri wowe. Hanyuma igihe ugiye ku rusengero ujye umenya ko ujyanye y'Imana, ugiye mu materaniro y'abera. Abera baje bafite Imana mu mitima yabo, barangije barahura, baraterana bakora amateraniro yera. Haleluya! Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Hanyuma buri gihe Imana, Bibiliya itubwira ngo itwihanganira kugira ngo hatagira n'umwe uzarimbuka. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyifuza ko abantu bazarimbuka. Imana yihanganira abantu bose kugira ngo babone agakiza, kugira ngo abantu bose babe saved. Yohana yaranditse aravuga ngo, Data abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahaba, nanjye ngo babone ubwiza bwanjye wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Ni ukuvuga ngo nitumara kuba muri Kristo nibwo tuzaba dufite ubwiza nk'ubwa Kristo. Ndavuga abantu batari bagirirwaho icyo kintu, ariko I hope ko abantu bose bari kuri iyi platform bamaze kuba umwe na Kristo, bamaze kwakira ubwiza bw'Imana. Data abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahaba. Ni ukuvuga ngo Imana ishaka ko buri muntu wese aza akabaho Yesu ari, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye, nibarangiza babone ubwiza Imana yahaye Kristo. Amen. Pastor Apostle Namani akunda kutubwira ngo, go in the Bible, find Jesus. After finding Jesus, you will find yourself. Jya muri Kristo, numara kumubona, nurangiza ubona ubwiza Imana yamuhaye. Ubwo bwiza ntabwo ari ukububona gusa, ahubwo ni uguhinduka ubwo bwiza. Ni uguhinduka ubwo bwiza Imana yaduhaye muri Kristo Yesu. So Bibiliya rero itubwira neza ko kuzura k'ubumana kuri muri Kristo, kuzura k'ubumana, kuzura k'ubuhanuzi, kuzura kw'amategeko, ibyo byose nta handi wabisanga usibye muri Kristo. Muri Matayo niho bavuga uburyo, niho berekana uburyo Eliya na Mose babonekeye intumwa igihe bari bagiye ku musozi na Kristo, baje gukora handover, baje kwerekana uburyo amategeko, ubuhanuzi byose bigomba gusohora muri Kristo. Nuko umuhanuzi Eliya ari mu bahanuzi bakomeye. Hanyuma na Mose niwe wazanye amategeko. Biratubwira ngo Kristo yazanye ubuntu n'ukuri, ariko amategeko yazanywe na Mose. So rero hagombaga kuba handover kugira ngo haveho imigenzo y'abantu, hanyuma haze noneho ubuntu n'ukuri, aribyo byazanywe na Kristo. So rero tubwirize abantu ubutumwa bwiza, tubabwire inkuru ya Kristo, tubabwire igishobora kubakiza, tubabwire ko babariwe ibyaha, tubabwire ko bagomba kwizera, tubabwire ko bakwiye imbabazi z'Imana, bakwiye kuzakira nk'uko zatanzwe, bakwiye kwakira imbabazi z'Imana nk'uko Imana yazitanze. Maze iminsi rero ndi kwibaza ku bintu ngiye bijyanye n'umubatizo, bijyanye na rituals, ama ceremonies yo muri Early Church,
nibyo maze iminsi ndi kwibazaho. So rero topic y'uyu munsi yatubwiye ngo he washed us from our sin in his own blood. Imana yatwejeje ibyaha byacu itwogesheje amaraso yayo, kandi ayo maraso niyo aduhuza n'Imana. Kera twajyaga turirimba ngo turashima Imana yatugize umwe, ngo nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Abantu wenda basically bakabijyana ku bantu bari muri church, ku bantu bari kumwe gutya physically nyine, ariko ni twebwe n'Imana, twebwe na Kristo. Turashimira Imana yatugize umwe nayo, turashimira Imana yaduhuje nayo, kuko ntago twebwe twari kumenya Imana. Ntago twebwe dushaka Imana, ahubwo Imana yaradushatse. Imana yaradushatse. Moses niwe umaze kuvuga ngo aturemere imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo kugira ngo tuyigenderemo. Ni imirimo myiza iri muri Kristo, ni Imana yayiremye. So ntago ari wowe wabishatse kugira ngo, ntago ari wowe ubishaka kugira ngo uyigenderemo, ahubwo ya Mana yagushatse ni nayo yaguteguriye plan y'uko uzagenda, ni nayo yaguteguriye uburyo ugomba kunyura muri iyo nzira. So ni ukuvuga ngo tugomba kuba muri true salvation, tukava muri shadow tukajya muri substance, tukava mu kintu cyerekana tukajya mu bintu bifatika. From shadow to substance. Uyu munsi rero njye nahisemo kugenda gake. Abantu benshi batekereza ko gukizwa cyangwa agakiza nk'uko Bibiliya bivuga ngo ndababwira ukuri yuko ni Yesu wari ukubwira Nikodemu, ari kumubwira ngo ndakubwiza ukuri yuko umuntu utarabyawe n'amazi n'umwuka n'umuriro atazabona ubwami bw'Imana. Iyo bikunda guteza urujijo nyine ko umuntu utarabatijwe, nicyo yarashatse kuvuga, ngo atazabona Imana, kandi koko umuntu utarabatijwe ntago azabona Imana. Hari abantu babyemeranya nanjye ra? Katureba abantu bemeranya nanjye ko umuntu utarabatijwe atazabona Imana. Okay, I see. Yego, umuntu utarabyarwa ubwa kabiri ntago azabona Imana. Bitandukanye ariko nuko abantu bavuga ngo agakiza ni ukujya kukubatiza mu mazi. Not that. Kubera ko iyo aba ari ukujya kukubatiza mu mazi, baba bofendinga cyangwa barwanya Great Commission Imana yaduhaye, kuvuga ngo mugende mubwirize abantu mahanga yose, abizera mu babatize. Ntago ari abemera mu babatize, ntago ari ukuvuga ngo ni iby'abantu runaka, ntago ari ukuvuga muri kunyumva? Excuse me, umunota umwe. Okay,
umuntu wari uri kumpamagara byasabaga kugira ngo banze mubwire ko ntahari adakomeza kumpa interineti yari ivuyeho, mumbabarire gatoya. So abantu rero batekereza ko imigenzo ya kera ariyo kuba wenda umuntu yajya mu mazi akabatizwa ari byo bishobora yarabatijwe. Noneho njya kumureba ku ishuri, aho yabatijwe ari ku ishuri. Ngira Imana mpura n'umunyeshuri mugenzi wabo ubwo ndamubaza ngo ese turaganira nyine nshaka kumucokoza, ndamubaza nti se none agakiza ni iki? Arambwira ngo ni agahinda uterwa n'ibyaha. My God! Ubu nibwo burozi sister wanjye yaririye aha ngaha ubu ngubu ngo ni agahinda uterwa n'ibyaha, ariko nari narabimenye mbere, naratangiye kujya mwigisha kuri telefone nyine gakeya. Abantu bari ku ishuri ntabwo bagira access kuri telefone, narabimenye mbere ntaratangiye kumwigisha, ariko ikigaragara ni uko abantu batazi salvation, ntabwo bazi agakiza. Hari ababikora babishaka, ariko hari n'ababikora nyine kubera ko batazi agakiza ko ariko. So rero abantu ntabwo bazi ko Kristo yaje gukuriraho ibya mbere kugira ngo akomeze ibya kabiri. Iyo ubabwiye ko bakijijwe cyangwa ukababwira ko bakwiye kuruhuka, bakwiye kujya mu isabato, bakwiye kujya mu kiruhuko cy'iteka, abantu ibyo ngibyo ntibashaka kubyemera. N'ababyemeye babyemera igice, bakakubwira ko Imana yabakijije umuvumo w'amategeko, ariko hakaba hari bimwe batemera ko Imana yasoje. Ntushobora kubwira umuntu ko umubatizo w'amazi igihe Kristo yari amaze kujya ku musaraba, Yohana amaze kuvuga ngo nyuma yanjye hari undi muntu uzaza azababatiza mu mwuka. Ntushobora kubabwira icyo kintu ngo bacyumve. Ntushobora kubabwira abantu ko babatirijwe muri Kristo ngo babyumve. Ntushobora kubwira abantu ko umubatizo wa Yohana wari picture, wari igishushanyo, wari umubatizo wo kwihana ibyaha, ariko bategereje kugira ngo umubatizo, umuntu uzaza ari kubatiza umubatizo wa nyawe ari we Kristo yaje. Mu itorero mu bakristo bo hambere, mu gihe cya Kristo, Yesu yarigishije My God! Abantu bari kumpamagara bakanyicira interineti. Abantu ntushobora kubabwira ko Kristo yaje kubaruhura, yabavanyeho imiruho yose ngo babyumve. Yohana 3:24 avuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajyana abigishwa be mu gihugu cy'i Yudaya, atinda nayo nabo, abatiza abantu. Yesu ajyana nabo, atindana nayo nabo, abatiza abantu. Abantu bumvishe ngo ijambo kubatiza bahita bumva amazi direct, ariko bakirengagiza icyo umubatizo uvuga, icyo ijambo kubatiza, icyo inshinga kubatiza ivuga. Ese ntimwari mwumva umuntu avuze ngo uyu nguyu ngo twamubatije ngo twaramwakiye mu kipe, twaramubatije mu bafana? Ntimwari mwumva bavuga ngo uyu nguyu muri groupe yacu ngo twaramubatije muri groupe yacu? Ntimwari mwumva abantu bavuga ngo uyu muntu ngo yaremeye yarabatijwe? Ibyo bintu ntabwo mujya mubyumva? Ni ukuvuga ngo Kristo
abatiza akoresheje ijambo, kandi natwe niwo mubatizo dukwiye kubatiza. Ngo mugende mubwirize abantu mu mahanga yose, abemera kumva izo nyigisho zanyu mubabatize, mubabatirishe ukuri, mubabatirishe ijambo. Niko Yohana yavuze. Aravuga ngo njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibikwiriye nuko namutwaza n'inkweto. Niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Abantu rero baracyifuza kubatizwa umubatizo wo ku mubiri. Abantu baracyifuza kubatizwa w'igishushanyo. Kandi Yohana we wari waraje kugorora inzira za Kristo, yaravuze ngo hari undi uzaza nyuma yanjye. Ibyo ntakora neza narangiza akore neza. Ntago hazabaho imibatizo ibiri, ntihazabaho ibintu bibiri, hazabaho kubatizwa kumwe, kandi uko kubatizwa kumwe kugiye kuzaza nugiye kuza unduta uzakubabatiza. Hanyuma amaze kuza, Yohana aravuga ngo nguyu ntama w'Imana, aramubereka ngo mumukurikire. Sinzi impamvu abantu bakomeza gukurikira ibintu Yohana yajyaga akora, kandi nawe yarahise akora handover, akereka abantu Kristo, akababwira ati dore nguyu ntama w'Imana ubabatiza ukuraho ibyaha by'abantu bari mu isi. Imana ishimwe ko twabatijwe na Kristo. Paul ari kubwira Abaroma, arimo arabahugura, ababwira ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Mu Baroma ibice 6. Akababwira ngo ntibikabeho. Agera ku murongo wa 3 akavuga ngo ntimuzi yuko Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Ngo nuko rero ngo kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twawe urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Ni ukuvuga ngo twabatirijwe muri Kristo, not outside, apana mu mazi, ahubwo muri Kristo mo imbere. Bibiliya iravuga ngo nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, ngo kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Ngo kuko mu mwuka umwe twese arimwo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Mu mwuka umwe twese nimwo twabatirijwe. Agalatiya 3 akatubwira ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, ngo kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Bivanyeho wa mubatiza abantu ukora icyaha uyu munsi, ejo bakongera kukubatiza ngo bari kukuvanaho icyaha. Uyu munsi waba wacogoye bagahita bakujyana kukubatiza. Nkibaza kuki bafata ibyaha runaka, yibye, yasambanye, yanyweye inzoga, ibyo akaba ari byo bafata nk'aho umuntu yasubiye inyuma, yabikora bagahita bongera bakajya bakamwimazinga, bakongera bakamucubiza mu mazi. Ariko se kuki umuntu yabeshya ntibajye kumubatiza nanone, niba ari byo bishobora gukuraho icyaha? Kuki umuntu yavuga mugenzi we nabi ntibongere kujya kumubatiza, kandi barabifashe nk'aho ari byo bikuraho icyaha? Kubera iki babikora gutyo? Uvuga ngo umubatizo ukuraho ibyaha ni umubatizo wa Kristo.
Bibiliya iratubwira ngo nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza abantu benshi arusha Yohana. Imana ishimwe ko Kristo ari we wakijije abantu benshi. Imana ishimwe Kristo ko ari we wazanye abantu benshi ku gakiza kurusha abandi, kurusha ba Yohana. Ngo icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga. Aha hantu hajya hakunda kuzamo misunderstanding ku bantu bakagira ngo 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 aba bigishwa be bari bakoze ikintu kidasanzwe. Aba bigishwa bari bategereje isezerano Yesu yari yarabahaye. Isezerano ryari kuzaza mu byakozwe n'intumwa ibice 2 aho umwuka wera wabamanukiye. Ntibagombaga kubatiza abantu umubatizo utari uwa Yohana. Yesu niwe wabatizaga umubatizo w'ijambo agakiza abantu, akababwira ijambo ry'ubugingo, abantu bagakizwa bakabatizwa, ariko ngo abigishwa be bakabajyana mu mazi kubera ko bari bakiyobowe, bakiri muri shadow, bari bakiri mu gicucu, ntabwo bari bakamenye, kandi n'umwuka wera ntabwo yari yakaje, usibye ko bari bafite ijambo, usibye kuba bari kumwe na jambo, usibye kuba bari kumwe n'umwana w'Imana. Hanyuma rero umwuka wera wagombaga gutangira kubatizwa, ubatijwe n'intumwa cyangwa ubatijwe n'abizera nyuma y'umunsi wa Pentecote, ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Hanyuma Yesu amaze kubona ibyo bintu biri gutera misunderstanding, nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya. Excuse me gato. Murakoze. Bari bafite isezerano ritari ryasohora ribabwira ko umwuka wera azabamanukira, ijambo rizabamanukira, kubatizwa mu mwuka wera, not by the water. Yesu yarababwiye mu byakozwe tubwira mu byakozwe n'umwe igice cya 1:5 avuga ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi ngo ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirisha umwuka wera. Yohana wari warabaye ikirangirire abatiza abantu mu minsi izaza muzatangira kubatiza abantu mu mwuka, not by water. Muzatangira kubatiza mu mwuka. Ntago ari ijambo spirit and water. Intumwa za Yesu Kristo cyangwa aba disciples bagombaga gukomeza kubatirisha abantu amazi kugeza igihe umwuka wera azazira, kugeza igihe umufasha azazira. Bagombaga gukomeza kugendera under the old covenant, bagombaga kugendera under the shadow until Jesus azanye New Testament. Bibutse ko isezerano rishyashya ryatangiye igihe Yesu Kristo yari ku musaraba avuga ngo birarangiye. Ntabwo the helper yagombaga kuza Yesu atarapfa kandi ahari, kuko niwe wabafashaga, niwe wabanaga nabo day by day. Nababwiye ngo kuko mu mwuka umwe arimwo twabatirijwe, ariwo Kristo. Tugomba kuva muri shadow tukajya mu bintu bifatika, tukajya muri substance.
abantu bareke gukomeza kwizirika ku bintu bya kera, abantu bareke gukomeza kwizirika kuri all the rituals zazanywe n'abantu, zazanywe n'amadini. Biratubwira ngo mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwuka n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. Hanyuma none y'iryo jambo ukuntu amadini ahita arikoresha ni uguhita gufata akavuga ngo Emma ndakubatije mu izina rya Data, mu izina ry'Umwana no mu Mwuka Wera. Kakotobeka mu mazi gahita kuvanamo ngo gakubatije mu izina rya nde? Ngo rya Data. Umuntu akaba arakubatije mu izina rya Data kubera ko akudubitse mu mazi ari kuvuga ayo magambo. Ntago amagambo ntago imitongero ntago kuvuga confession ntago ari ituma umuntu akizwa. Kuba Emma ya confessinze ibintu nta kuri Hope sibyo bituma Hope akizwa. Ahubwo ijambo riri muri Hope, iryo Emma yabwiye Hope niryo rituma Hope ashobora gukizwa. Bibiliya iravuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'iki? Abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Abantu dukwiye kubabwira umwuka twahawe ko ari umwuka w'Imana uduhindura abana b'Imana. Hanyuma rero iyo uri kubatiza abantu mu izina rya Data uba uri kubabwira urukundo rw'Imana. Bibiliya iratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Iyo umuntu uri kumubwira ngo Imana yaragukunze, Father yakunze abari mu isi, itanga umwana wayo. So iyo uri kubwira umuntu urukundo rw'Imana, iyo uri kumubwira God's love, ukamubwira adoption, ukamubwira identity afite mu Mana, uba uri kumubatiza mu izina rya Data. Baravuga ngo mubabatize mu izina rya Yesu, ry'Umwana, mu rupfu rwe, mu muzuko we no mu maraso ya Yesu ahanagura abantu h'ibyaha. Biratubwira ngo nuko rero kubw'umubatizo we twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushyashya. Ngo ubwo twateranirijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Iyo umuntu uri kumubatiza mu izina ry'Umwana, uba uri kumubwira icyo Umwana yakoze, uba uri kumubwira icyo Kristo yakoze, ukamubwira icyo yakoreye ku musaraba, ukamubwira uburyo yamenetse amaraso kugira ngo aduhanagureho ibyaha, ukavuga urupfu rwe, ukavuga kuzuka kwe, ukavuga uburyo yavuye mu bapfuye. Byakozwe n'intumwa, igice cya mbere umurongo wa 5 niho ibyahishuwe, igice cya mbere umurongo wa 5 ariho harimo topic turi kuganira ivuga ngo he washed us from our sins in his own blood. Niho harimo uburyo ari ntabwo tukumva heza. Hashimwe Imana n'Umwana wayo Yesu wampinduye umwana w'Imana. Hashimwe Imana n'Umwana wayo Yesu wampinduye umwana w'Imana.
gupfa nziza ibicumuro kubw'amaraso ya Yesu ndi muzima naruwa gupfa nziza ibicumuro kubw'amaraso ya Yesu ndi muzima ameni ameni Dumana w'Imana ameni 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 Dumana w'Imana. Hope urakoze. Thank you for having my back. Abantu bari gukomeza kunderanja bigatuma internet ivaho kandi gukoresha wifi ntabwo byakunda ko ndi kure yayo. Nagiye mu cyumba muri salo barimo abantu, muranyihanganira. So nari ndimo mbabwira ngo Yesu niwe wabaye imfura yo kuzuka. So iyo ubwira umuntu mubwira ko urukundo rw'Imana, umubwira uburyo twabaye adopted, umubwira identity afite muri Kristo, umubwira icyo ari mu Mana, umubwira icyo ari cyo, umubwira urukundo rw'Imana ukarumwumvisha, uba uri mu izina rya Data. Hanyuma iyo uri kumubwira urupfu rwa Kristo, iyo uri kumubwira icyo Kristo yakoze, uburyo yapfuye akazuka, uburyo yagiye mu mva, uburyo yavuyemo akaba imfura mu bazutse, uri kumubatiza mu izina ry'Umwana. Hanyuma biratubwira ngo mu izina rya Data, iry'Umwana ndetse n'iry'Umwuka. Abantu batekereza ko batekereza ko ari ukujyana ukadubika umuntu, ndetse rimwe na rimwe hari abo bajyanamo bagahita batitira ngo ubwo bahise buzura umwuka babajyanye mu mazi, kumufata bikagorana, abantu mbega bikaba ibibazo, agatitira akarusha genereta. Yesu yabwiye Nikodemu ngo ndakubwira ukuri yuko umuntu utarabyarwa, umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko iyo bavuga ngo amazi, Bibiliya ntibivuze kujya kudubika umuntu, bikubwiye ijambo. Bibiliya yatubwiye ngo kubw'umwuka umwe ngo twabatirijwe muri Kristo. Iyo uri kubwira umuntu kubatizwa mu mwuka ni ukwakira ubuzima bushyashya. Umwuka ni ubuzima, ni ukwakira imbaraga, ni ukwakira guidance ivuye ku Mana, ni ukwakira umuyoboro mushyashya uvuye muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Mukwiye kubwira abantu bakamenya ukuri, mukababwira ko imihango ya kera Kristo yayivanyeho. Abantu bajya bacurika ibyanditswe bavuga ngo Yesu yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko ngo ariko naje kuyakomeza. Not true. Iyo Bibiliya ntabwo ari nk'iyo mfite. Iyo mfite imbwira ko Kristo yaje kuyasohoza, yaje kuyubahiriza, byose arabikora, arangije arabisohoza kugira ngo njyewe nimwizera nzabarweho uko gukiranuka Imana yaduteguriye kuva kera isi itararemwa. Ntabwo ayo mazi bibizamo abana ari akuraho ibyaha. Reka mbatere story. Nabatijwe 2015, ubwo hashize imyaka 10 mbatijwe. Nibwiraga ko uwo munsi ibyaha byanjye bigiye muri ayo mazi, nibwiraga ko uwo munsi gucumura ntazongera gukora ibyaha. Noneho
aha hanze hari abapagani ukora ikintu yarakubonye wabatijwe agahita avuga ngo ngo nawe ngo wowe wabatijwe ngo ngo nawe ukoze iki kandi warabatijwe, bakagucira urubanza bagakora iki. Ariko umuhanuzi Yeremiya yaravuze ngo kuko naho wakwiyuhagiza Shura ukagira n'isabune nyinshi, ariko imbere yanjye ibyaha byawe by'umuntu ntibishobora muri gukora mikeva, ntibishobora gukuraho ibyaha byawe imbere y'Imana, ahubwo uba uri kongeraho n'ibyo kwihimbira gukiranuka. Kuko ibyanditswe bivuga ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana ngo abo ni Abisiraheli bashatse kurwanya Imana mu buryo batazi. Paul arangiye abati ngo ubwo batari bazi gukiranuka, ariko hejuru arabanza abati ngo icyo nsabira Abisiraheli bose ngo ni ukugira ngo bakizwe. Nicyo asabira abantu ku Mana. Paul yakundaga abantu, Paul yakundaga bene wabo, kuko hari naho yifuje ko ngo Abisiraheli bose ngo bakizwa, ngo kabone we n'ubwo yarimbuka. Paul yakundaga bene wabo. Ubwo rukundo dukwiye kurugira rwo gukunda abantu, ukababazwa n'uko abantu bagiye kuzarimbuka batazi ukuri. Gerageza ubwire umuntu. Hari umuntu ejo bundi yaravuze ati ngo hari umuntu duturanye gutya, nawe ati uzamubwirize ngo yango njya mbona atabyumva. Yes, impamvu adashobora kubyumva ni uko ubwo butumwa ari imbaraga zawe uri gukoresha. Wowe mubwiriza ubutumwa, then uhindura imitima, uwaguhinduye umutima nawe akakuvana hahandi azamuhindura. Mubwirize. Widecidinga ngo ntabwo uyu muntu ngo azabyumva. Ubizi ute? How do you know? Ubizi ute ko atazabyumva? Ko nawe utaruzi kuzabyumva kutabivukiyemo. Ko wari uraho ucyatsa nkatwe. Mbere najyaga kwigisha nkajya muri Bibiliya nkahita mvanamo ijambo rimwe ngo kuko umwami Imana azanabara, nicyo gituma namwara maso yanjye agakomera. Nkagira ngo yewe kuro we, iryo jambo nkaryigisha abantu bagatitira nka za burende, ibintu bikadogera. Aho hantu rero sinari nzi ko nzahava. Nawe ntiwari uzi kuzava nkawe. Ntago wari uzi kuzava hahandi we uzi twebwe tutazi. Ntago Brandine yari azi ko azava hahandi. Ntago Jennifer yari azi ko azava hahandi. People, preach. Preach, 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 preach. Iyo niyo great commission dufite. Ntabwo uhindura kuko agakiza sakawe sinakaso sinakabene wanyu, si wowe wakazanye. Bwiriza ijambo ry'agakiza, hanyuma uwazanye agakiza akomveye ku muntu uri kubibwira. Imana ishimwe cyane. Ibi Yeremiya byandika ari kubabwira ko amazi, ubu buhanuzi Yeremiya abuvuga ari kubabwira uburyo amazi adashobora kuza guhanagura ibyaha byabo. Ntibishoboka ko amazi yahanagura ibyaha by'abantu. Ntabwo bishoboka. Turakwiye rero kubatiza abantu mu kuri, tukababatirisha ijambo, tugacleansinga their mind, tukaboza. Yesu yaravuze ngo ni Paul yandikira Abefeso avuga ngo, rero nkunda kuvuga ngo ibya Paul ngo Yesu yaravuze ngo, ariko of course reads, kubera ko Paul ubutumwa yahawe ntago ari ubwo yize, ntago ari ubwo yasomye, ahubwo ni ubutumwa yakuye kuri Kristo direct. Ni ubutumwa Imana yamwihereye, ni Imana yagiye imwigisha. Paul nawe yigeze kubatiza abantu. Batere story. Paul yabatije abantu. Abatiza abantu nka 2 cyangwa 3. Arangije aravuga ngo Imana yagize umuntu atabatije abantu benshi, kuko abantu bari gukomeza kugira iyo misunderstanding kumubatizo nyine uri essential. Ariko arangije arabireka. Si ukuvuga ko mbere si ukuvuga ko mbere
ari ibintu yakoraga bishaka cyangwa yofendinga cyangwa akora against the gospel, oya, ahubwo umuntu arakura uva ku bya mbere ugafata ibya kabiri kuko ibya mbere atari ibya mbega ni etape par etape. So rero Paul yari amaze gusobanukirwa ko umubatizo atari ushobora gukuraho abantu ibyaha, umubatizo w'amazi. Arangiye avuga ngo icyo nshimira ni uko njyewe ntigeze nkora iki, mbatiza abantu benshi, kuko byari kuzateza iki, urujijo. So amaze kugira nyine revelation cyangwa amaze kugira deep understanding yuko umubatizo ari Kristo. Iyo ijambo rivuze ngo muri we nimwo twabatirijwe, ntago ari ukuvuga ngo njye nabatijwe mu bangirikani ngo cyangwa nabatijwe mu badeperi cyangwa nabatijwe ngo kwa Zayoni cyangwa hehe, oya, not like that. Apana ibyo ngibyo. Bamwe bajya muri pisine, abandi bakajya mu migezi itemba, abandi bakajya mu biyaga, amazi atandukanye. Ntago ari ibyo ngibyo rero, ntago ari ibyo bishobora kuduhindura ko twabatirijwe mu mubatizo umwe. Umubatizo umwe niwo twabatirijwe muri Kristo. Cyanditswe kiravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Amaze kuryogesha amazi, ayo mazi ari ryo jambo rye. Amazi ari ryo jambo rya Kristo. Nuvuga ngo amazi ni shadow. Imigenzo ya kera, amarico ni picture y'ikintu cyari kuzaza. Menye ko ijambo ari ryo rikora iki, riduhanagura, ridukura mu bubata bw'ibyaha, ridukura mu ijambo ni ryo ritwoza, ni ryo ritwuhagira. Mu byakozwe n'intumwa ibice 19 niho harimo uburyo abigishwa ba Yohana bari bafite umubatizo wa Yohana ariko bataruzura umwuka wera, kubera ko ntago amazi ari yashobora gutuma umuntu agira umwuka wera. Ubwo njya nibaza rero, umuntu wagiye mu mazi yarangiza agatitira, niba bari imbeho imufatiyemo ikamutera gutitira, ntago mbizi niba bari iki cyabiteye, kuko n'abigishwa ba Paul ntibari barigeze bakira umwuka wera. Apolo ari i Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe. Arababaza ati mwahawe mwuka wera mutangiye kwizera? Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Yarabaze ngo ese mwahawe umwuka wera ngo mukimara kwizera? Bivuze ngo umuntu umaze kwizera aba amaze no kubatizwa mu mwuka wera. Aba amaze no kubatizwa mu mwuka wera. Nicyo cyatumye Paul abibabaza gutyo. Baramusubiza bati nta nubwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arabaza ati mwabatijwe mu batizo ki? Baramusubiza bati twabatijwe umubatizo wa Yohana. Mu yandi magambo aramubwira ati twabatijwe wa mubatizo w'igishushanyo. Ese igituma Paul aza akababaza ngo mwabatijwe mu batizo ki, si uko hashobora kuba hari imibatizo myinshi? Igituma Paul ababaje ngo mwabatijwe mu batizo ki, si uko hashobora kuba hari many kinds y'imibatizo?
Paul arababwira ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Kristo. Agira ati uwo Yohana wanyu ntimwamenye yuko yababwiraga ngo umubatizo afite ntago ari n'uw'amazi, abatungira urutoki ababwira ngo hari undi muntu uzaza afite undi mubatizo ngo ari wo Kristo. Ngibyo ngibyo ntimwabimenye. Wabyigishaga n'uwo mwari muri kumwe. Ngo babyumvise batyo, haleluya, ngo bamaze kubyumva batyo, n'ijambo ntago ari amazi, ngo bamaze kubyumva batyo ngo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Amen. After that ngo Paul ngo amaze kubarambikaho ibiganza, ngo umwuka wera bazaho bavuga izindi ndimi barahanura. Imana ishimwe ku mubatizo wa Kristo ubatiza mind. Umubatizo wa Kristo ubatiza mind, ukadukrinsinga, ukaduhanagura, ukatuvana mu migenzo ya kera. Imana ishimwe. Gusoza, mugende mubatiza abantu, ntago ari iby'abapasiteri gusa. Ntago Bibiliya ivuga ngo yemwe bapasiteri ngo mugende mu mahanga yose ngo mubwirize abantu ngo abemera mu babatize. Oya, Great Commission ni abantu bose bazi ubutumwa bwiza. Mubatiza abantu, mureke gutinya kubatiza abantu. Kera Pisi yarambwiye, pingiye kubivuga bihangane. Pisi na Melissa yajyaga ambwira ngo nzagenda mubatiza, ariko icyo gihe nari kubikora kubera ko ntago nari mfite understanding. Yavuga ngo Mpano, ngo Pastor Mpano natamubatiza ngo azategereza Pastor Mpano, ngo cyangwa ngo ngewe ngo ngende mubatize, ngo sinzi ahantu haba amazi aho ngaho mu bishanga byo muri Roventi, ngo nzagenda mubatize. Ariko ntago mubatiza ari Imana ivuga, ntago ari ibyanditswe bivuga. Melissa abatizwa buri munsi uko ijambo ari kuryumva, uko n'Imana ari kuvuga, uko Emma ari kuvuga, uko abantu bose banyura ngaha bari kuvuga, niko umuntu aba ari kubatizwa. Kubatizwa ni ukwakira iyi nyigisho nshyashya ukayibatizwamo. Sinzi niba muri kumva. So rero mugiye mwitinya kubatiza abantu, mubibize muri by'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mubabatize. Umva, mbega ntimuhagarare, muze tubatize abantu bazabona ijuru, kuko umuntu utarabatijwe ntago azabona ijuru. Umuntu utazi ubutumwa bwiza ntago azabona ijuru, kandi ubutumwa bwiza ni uwo mubatizo Kristo tubwira kubatiza. Sinzi niba muri kubyumva. Mukore nk'uko ijambo rivuga. Yohana yabatirishaga amazi, ariko ngo twebwe ngo mu minsi mikeya ngo tuzaba tubatirisha. Uko niko byanditswe bivuga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 5. Turakwiye kubatiza abantu, tukababatiza bakava mu bujiji, bakaza bakabona impano y'Imana, bakabona ubugingo buhoraho, kuko ubutumwa bwiza tubatizamo abantu ntabwo budukoze isoni, ahubwo ni imbaraga ihesha abantu bose kwizera. Hanyuma rero itangazo rihari bavuga ngo riri muri Twitter, bavuga ngo kuko ubuntu buzanira agakiza abantu bose bwabonetse, mw'abantu mwe ko butatuzaniye agakiza twebwe twenyine, mwabubwiye abandi nabo bakabatizwa muri ubwo buntu. Mwabwiye abantu ubutumwa bwiza, mwababwiye nabo bagahindukira bakaza kuri Kristo ushobora kubaruhura akabavanaho ibyaha byabo.
Paul yaravuze mu Bakorinto wa mbere igice cya mbere umurongo wa 17 avuga ngo kuko Kristo atantumye kubatiza ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza ngo ariko ntavugisha ubwenge bw'amagambo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Iyo uri gutangira kuzana umubatizo w'amazi cyangwa ibindi bintu uba uri gutangira guhindura umusaraba wa Kristo ubusa, kuko Kristo atantumye kubatiza. Uyu mubatizo Paul ameshoninze hano ni umubatizo w'amazi. Yari amaze kubabwira abantu yabatije ku bice 16 bababwira ngo icyakora nabatije n'abo kwa Stefano, uretse abo sinzi yuko hari undi nabatije. Maze kuvuga ko yabatijwe Crispo na Gayo, vuga umubare w'abantu bakeya yabatije. Rangije amaze kugira ihishurirwa ry'umubatizo wa nyawo, aravuga ngo Kristo ntago yigeze antuma kubatiza, ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo ariko ntavugisha ubwenge bw'amagambo, ntavuga ubwenge bw'ibyanditswe bitari muri Bibiliya, atari ubwenge bw'abafilozofe, atari ubwenge bw'abantu bo muri siyanse, atari ubwenge bwo muri teoloji, ahubwo ubwenge bwa Kristo buri mu byanditswe, ngo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Rangije aravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ngo ariko twebwe habakizwa n'imbaraga z'Imana. Ntago Paul Kristo yari yaramuhaye mission yo kujya kubatiza abantu abashyira mu mazi. Ahangaha ari kuvuga iki cyanditswe asa nkaho yari ari kwicuza ko abo ngabo yababatije ba Crispo na ba Gayo bo kwa Stefano, asa nkaho yari ari kuregrita impamvu yababatije, ngo kuko Kristo sibyo yamutumye. Mana ishimwe, mubatiza abantu mu kuri, mubatiza abantu mu mwuka, mubatiza abantu mu izina rya Data n'iry'Umwana. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ngo ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, tutuhagiwe n'amazi, ahubwo ngo idukirisha kuhagirwa, ngo ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Cyanditswe iyo bagishyira ariko mu Byakozwe n'Intumwa kigasubiza Nikodemo wari uri kuvuga ko bidashoboka ko umuntu yabyarwa ubwa kabiri. Ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ngo ahubwo ngo kubw'imbabazi zayo ngo idukirisha kuhagirwa. Ngo uko kuhagirwa ni ukubyarwa ubwa kabiri. Bene data, ndagutangariza ko kubyarwa ubwa kabiri, tubyarwa ubwa kabiri n'ijambo. Ijambo niryo ritubyara ubwa kabiri, ijambo niryo ritubyara, niryo riduhindura abana b'Imana. Ngo no guhindurwa bashya no mu Mwuka Wera, ngo uwo nguwo, ngo Mwuka Wera, ngo uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nuwo yahaye Kristo kugira ngo awuducuncumureho cyane, ngo kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tuba baragwa, ngo dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Ngo iryo jambo ni iryo kwizerwa. Ngo kandi ndashaka ko uhamya ibyo ubikomeyeho. Uwo ni Paul wandikiraga Tito, ngo ndashaka ko uhamya ibyo ngo ubikomeyeho cyane, ngo kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza. Ibyo nibyo byiza kuko bigira icyo bimarira abantu. Imirimo myiza ntabwo igira icyo imarira Imana, ahubwo igira icyo imarira abantu. Hari Samson ejo bundi numvishije, nubwo ntayikurikiranye, ya Poso Namani ari kuvuga ko imirimo myiza igirira akamaro abantu, kandi ni ngombwa, biri essential. Twebwe abamenye Imana, mu kanya Moses yari ari kubikotinga ari kubivuga, twebwe abamenye Imana tugomba, abakijijwe tugomba kugira imirimo myiza, kuko ibyo ngibyo bigirira abantu akamaro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yaduhanaguye ibyaha byacu, ikabihanaguza amaraso ya Kristo. Dusoje, hari ikibazo se? Twasoza, ariko mugende mubatiza abantu. Bibiliya yatubwiye ngo kuko mu mwuka umwe nimwo twabatirijwe.
mu mwuka umwe nimwo twabatirijwe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo iki? Ngo hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Ntago ari umubatizo wo ku gahanga, ntago ari umubatizo ngo wo kubashyira mu mazi, ni umubatizo umwe. Ngo hariho Imana imwe ari nayo data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese, kandi uturimo twese mo imbere. Haleluya. Uturimo twese mo imbere. Mu Befeso ibice 4 umurongo wa 5 ngo hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Umubatizo nta handi uri, ni muri Kristo. Nimwo tubatirizwa, nimwo twabatirijwe, nimwo twaherewe gukira. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Twasoza tangire mugende mujye kubatiza abantu, abatabikoraga babikore. Ntago ari twe tugera agakiza, Imana yaragatanze, kandi umugambi wayo ni uwo kugira ngo abantu bose bakizwe, ni uwo kugira ngo abantu bose bakize, ni ukugira ngo abantu bose babone ubugingo buhoraho. Mugende mubwiriza abantu. 1 Peter 3:9 avuga ngo umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Mw'abantu mwe, mwagiye mukabwiriza abantu ubutumwa bwiza ko ari byo umwami Imana ashaka. Nibyo Imana ishaka, n'uwo mugambi wayo. Nibyo Imana ishaka. Mubishyire mu bikorwa, mubwirize abantu, mubabatize. Twihanganira kugira ngo hatagira umuntu n'umwe urimbuka. Hanyuma rero twarabimenye turabiryamana. Great Commission iratubwira ngo tubwirize amahanga yose. Mubikore, ntacyo bitwaye. Wivuga ngo ntago azabyumva, nubimwumvisha ntago azabyumva, ahubwo wowe mubwirize. Umwuka wera niwe uza akabwiriza umuntu agakomveka. Kristo niwe utanga agakiza, niwe ukomveka abantu. Mubabwirize ubutumwa bwiza. Pawulo yabwiye Abaroma ibice 2 umurongo wa 28 arababwira ngo kuko ugaragara ko ari uyu Muyuda atari we Muyuda, babandi bigaragara inyuma, baba bagerageje kugira ibyo bubahiriza, baba bagerageje kugira amadoctrines bashyiraho, ngo kandi gukebwa kugaragara ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri. Pawulo yaravuze ati ku munsi wa 8 nibwo nakebwe, ari kuvuga uburyo agakiza karamutse kuba ari ibyo yubahiriza cyangwa ari ibyo akora, yakabaye kuba arusha abandi. Byose yarabitunganyije, ariko ibyanditswe bitubwira ko atari ibyo ku mubiri, ngo ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe Muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uk'umubiri, ni ugukebwa nyakuri. Meza atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Gukebwa nakuri, gukebwa na Kristo, ni ugukebwa ko mu mutima. Abantu benshi batekereza ko Kristo wenyine adahagije, ko hari ibyo bazongeraho. Abantu batekereza ko bakizera, ariko bagatekereza ko hari ibindi bari bwongereho. Bagatekereza ko hari ikindi kintu bari buze gushyiraho. Bayuda bajya Abanyagalatiya bajyaga bizera bagashaka kongeraho indi migenzo y'ibyo kurya, ibintu biziririjwe, Jewish ceremonies, ibintu bijyanye no gukebwa ku mubiri. Paul arangije arababwira ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze?
mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, ngo cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none muherukije iby'umubiri. Ya mibabaro ye myinshi mwayibabarijwe ubusa. Niba yari ubusa koko, mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Nuvuga ngo ntago ari ibintu byo kuzanamo gukeba no kubatizwa, ntago Paul ntago yanyuraga ku ruhande, ariko guhita babaza ngo ninde wabaroze. Rero mugende mubatize abantu mu kuri, mugende mubatize abantu mu kuri. Babyita ngute? Abiroma babyita penetensiya. Ntago ari bya bindi bya penetensiya, ntago ari bya bindi byo kujya ku gikumba ngo abantu babiri begeranye ngo nibarebane ngo mubwirane ngo Imana ibababarire, ngo abantu babiri begeranye ngo barebe. Nta mediator urimo hagati yacu n'Imana. Yesu niwe mediator, nta wundi muntu ujyamo hagati, ni Kristo wenyine. Mugende mubwire abantu ibyo ngibyo, mugende mubabatize, mugende mubabwire inkuru nziza ya Kristo. Ni Kristo wenyine, nta mediator. Ntago ari bya bindi bakubwira ngo penetential ngiki. No, nta mediator. Kristo wenyine. Amen. Nta mediator. Byanditswe biravuga ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo y'umwuka kandi niyo bugingo. Uwo ni Kristo. Yaramaze kubabwira ngo none mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? Nanjye arababwira ngo umwuka niwe utanga ubugingo. Haleluya. Umwuka niwe utanga ubugingo, kandi umuntu utari wabatizwa mu mwuka, umuntu utari wabatizwa utari wabatizwa mu mwuka, uwo muntu ntazabona ijuru. Koko ibyo Yesu yabwiye Nikodemu ntago yari yibeshye, ntibivuga umuntu utarabatijwe, utarabyawe ubwa kabiri ntazabona Imana. Kwizera kwacu kwiye kuba gushingiye ku magambo y'ukuri, apana amagambo y'ubwenge y'abantu, adashingiye ku bwenge bw'abantu. Paul yashimye Abakorinto arababwira ngo mbashimira Imana yanjye iteka, nishimira ubuntu bwayo mwaherewe muri Yesu Kristo, ngo kuko muri byose mwatungiwe muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose. Dukwiye gutungirwa muri we, ibyo tuvuga bikaba ari ubwenge buvuye ku Mana. Imana ishimwe. Gutungirwa muri Kristo, ibyo tuvuga bikaba ari ubwenge buvuye ku Mana. Paul arangije arababwira ngo nibyo navugaga ngo nibyo navugaga nkababwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ngo ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Kwigisha kwanyu ntikwiye guhagarara mu bwenge bw'abantu. Ubwenge bw'abantu nibwo buzana imihango, ubwenge bw'abantu nibwo buzana amadoktrine apfuye. Ntidukwiye guhagararira mu bwenge bw'abantu. None se ntimumuzi wa muvandimwe wazanye ngo ibintu ngo bya karande? Ko ni ubwenge bw'abantu. Yabikwije u Rwanda, byarasakaye bigera no muri Amerika. Ubwenge bw'abantu. Ibyo tuvuga ntibikwiye kubakira ku bwenge bw'abantu.
ngo ubone iki ngo reka ngukoreho ngo ikiganza cyanjye ngo cyasengewe n'umupasiteri ngo n'umuaposo ngo wo muri Nigeria ngo hari umuprofete ngo ufite imbaraga ngo hari umugabo ukome no ntago ari ibyo ngibyo, ntago ari ubwo bwenge bw'abantu dukwiye kugenderamo. Bibiliya iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ntago ari uko wa wundi wo muri Nigeria ngo azaza ngagira ibyo akwempatingaho, ahubwo tuzahabwa imbaraga. Yari kubahereza isezerano muzahabwa imbaraga. So ibyo ngibyo byadusohoreyeho already, imbaraga twarazihawe. Turi kuririmba hozana, turi kuririmba haleluya, turi kuvanga Imana ishimwe ko yaduhaye imbaraga twaboneye muri Kristo Yesu. Ngumva ngo ntago urakizwa ngo utaraza mu rusengero rwacu, ngo utariho wisubmitinga kuri profete kanaka. Ntago urabona, hariho nabonye ejo bundi kuri TV arivuga ngo niyo wanyandikiye aka message ngo singasome ngo apfa kuba kangezeho ngo ntiwaba ugipfuye. Bega ibinyoma. Ntago ari byo gusubmitinga muri church runaka, nubwo dukwiye kugira roko church tubarizwamo, ariko sizo ziduhereza gukizwa. Ntago ari byo gusubmitinga kwa profete runaka. Oya, byo ni ibibyarwa n'umwuka nk'uko Yesu yabibwiye mu bice bitatu bya muri Yohana. Wa undi twese tuzi ngo I want to break the curse of generation. The curse of generation. How? Whether generation yanjye ariyo kwa Kristo. Usubira inyuma uve kuri Kristo, usubira inyuma, aho ngaho niho ndi belong. Aho ngaho niho ndi belong. So how come rero ugiye ku breakinga curse of generation, kandi generation ubwo se Kristo se afite curse? How come? Ibintu biza gute ubundi? Imana ishimwe. Mureke dusoze. Diane nafungure mikoro dufashe gusenga. Nabizi ko ashobora kuba ari ahantu heza, cyangwa Hope fungure mikoro dufashe gusenga. Muri umugisha, komeze kuryoherwa. Amen. Amen, amen, amen. Diane dufashe gusenga cyangwa Hope? Hope twavuze ngo mudufashe gusenga aho na Diane umwe muri mwe. Father, we thank you, we bless your name. Turagushimiye muri ano masaha, tugushimiye kubw'ijambo ryawe tumaze kumva. Imana ishimwe. Turagushimiye kandi kubw'umwana wakoresheje ukemera ko Holy Spirit umurimo asohora ibyo yamushyizemo. Mwami turagushimiye kubw'abera bawe bamaze kumva rino jambo, kandi turagushimiye cyane ko ijambo ryawe ryisobanuye rigasobanukirwa kuri twebwe. Twajya mu byanditswe tukabona Kristo, natwe tukibona uhimbazwe. Mwami ni kenshi twasomye ibyanditswe byera tubibona ukundi, tutaramenya umucyo muzima ubirimo, ariko turagushimiye ko umucyo wawe mwinshi watumurikiye Mwami, tukatujya mu byanditswe dukuramo ubuzima every day. We thank you for the Holy Spirit. We thank you for the spirit of wisdom. We thank you for the spirit of understanding, Papa. Turagushimiye Mwami wacu, tugushimiye ko ijambo ryawe ryaduhindukiye ubuzima, kandi tugushimiye ko ibyo dusomamo biba manifested ku buzima bwacu. Turagushimiye ko waduhinduye umucyo kandi dushininga muri society Mwami bikagaragara. Turagushimiye ko aho turi
nta mucyo n'umwe ugomba kuhaba kubera ko Kristo uri muri twebwe ntajya abana n'umwijima n'umunsi wa rimwe. Turagushimiye ku mucyo wawe mwinshi uri muri twebwe, kandi tugushimiye ko waduhaye n'imbaraga n'ububasha bwo kumurikira abantu bose. Niyo mpamvu nkwinyize cyane kugira ngo n'abana bawe bumve ijambo ryawe buri munsi, utange imbaraga zo kugira ngo babashe kubyigisha ahantu hose. Ndakwinze kugira ngo ubutumwa bwawe bwiza bugere ku isi yose. Mwami, ndakwinze cyane kugira ngo imbaraga zawe zuzura abaryumva, kandi n'abaryumvise uyu munsi batangire kurivuga mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri Imana nziza, ngushimiye kuri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, ngushimiye ko Holy Spirit ari mu bakwizeye bose, kandi ngushimiye ko agakiza kari available kugira ngo buri muntu wese wumva akakire abone amahoro. Turagushimiye rero kuri mwiza, tugushimiye ku bw'amahoro twabonemo, icyubahiro n'ikuzo n'ibibi byawe none iteka ryose. Kandi twongeye gusengera abera bawe Mwami bari kurenganywa bazizwe ubutumwa bwiza, turabasengeye kugira ngo ubutabazi bw'ijuru bubagereho mu izina rya Yesu Kristo. Turahagarika intambara ziri kuba zica abakristiani. Mwami, ndabizi ko uri umutabazi, kandi ubutabazi bwawe burihuta bugatabara abarenganywa. Ntabwo uzigera na rimwe wanga kumva amarira y'intore zawe ziri gutakira amanywa nijoro. Niyo mpamvu natwe dusenze duhagaritse iyo persecution in the name of Jesus, kugira ngo amahoro yo muri Kristo Yesu abane nabo, aho kugira ngo babone ububabare ahubwo bakire ibyishimo byaherewe mu gakiza. Mwami, ndagushimiye kuri Imana iri mu ruhande rwabo, kandi ngushimiye kuri Imana imanukiye guhagarika izo ntambara mu izina rya Yesu Kristo. Let the wisdom and understanding continue to be upon us in the name of Jesus. Amen. Amen, amen. Aheza uri umugisha. Hope na Diane mudufashije gusenga muri umugisha, na Moses wagiye kubera yari afite akazi.